Umwana w'imyaka 3 n'igice ku mutwe, ku musaya no kwijosi harabyimbye. Nyina Mukeshimana Josepha wo mu kagari ka Remera mu mudugudu wa Gasharu mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga avuga ko yamubyaye nta kibazo afite, ariko uko iminsi ishira akagenda abyimba. Uko mubibona umwana afite ikibazo gikomeye cyane, yazanye ari agahinja, namubyariye i Kabgayi bahita banarasifera i Kanombe baramubaga biranga, banarasifera Igikonko naho biranga, banarasifera Midihiri biranga, Midihiri nibo banarasifeye Faisal mageze naho baramubaze bamara amezi 2, ubwo nahatanze miliyoni 13. Babonye rero umwana ko ibirimo mwitama ari ibinure bitazashiramo baransezerera. Uyu mubyeyi akomeza avuga ko ubushobozi bwo kuvuza umwana bwamushiranye, ndetse no mu Rwanda bamubwiye ko bitashoboka ko bamuvura agakira, akwiye kujya kwivuriza mu Buhinde, akeneye amafaranga y'u Rwanda miliyoni 17. Hari abasipesiyaliste baje ahantu bita Ikirinda naho njyayo, mageze bambwira ko mu Rwanda nta cyuma gihari cyakuramo ibi binure birimo, kuko no mu rutugu birimo byagezemo. Ubwo rero barangije barambwira ngo ningende nshaka miliyoni 17, umwana mujyane mu Buhinde, niho hari icyuma cyabibaga kikabimaramo, umwana agakira akamera neza. Rero aho bigeze ubu ngubu nagabasha guhumeka. Mukeshimana Josepha arasaba agira neza n'undi wese ubishoboye kumufasha akabona ubushobozi bwo kuvuza umwana we. Rero nk'ikintu nifuza, twagurishije inzu, tugurisha ibikoresho byose twari dufite birarangira, ubu nifuzaga ubufasha kugira ngo abantu bafite umutima mbese bakora uko bashoboye, umuntu wese yitanga uko afite, turebe ko umwana yabona ubufasha tukamuvuza, kuko amafaranga miliyoni 17 n'amafaranga menshi, nayo ngayo 13 natanze ni inzu twagurishije, ni ibintu byose twagurishije. Urumva ko nta kintu dufite, kandi umwana arababaye, batwijeje ko aramutse ageze mu Buhinde yakira. Uyu mubyeyi avuga ko uwumva yabona icyo amufasha yamuhamagara kuri nimero 0788 64 85 38 0.